twajyaga tugira tuti Katizeni na Hamster Combat baduhaye udufaranga duke ahubwo bizanira izindi season ngo tugomba gukora. Hanyuma X Empire yo guys, X Empire yo ndi kubona yazanye akandi ga season kiswe Chiri, bakise Chiri, aho tugomba kugakora. Gusa kugakora nago ari itegeko. Ako ga season bise Chiri rero kubazagakora bazongeramo 5%. Nibyo nje kugusobanurira muri iyi video update guys. Niba warakoze X Empire hari ibintu ukwiye kumenya, hari amakuru y'ingenzi nje kukubwira ukwiye kumenya, kuko nkuko babitangaje hari ku isaha ya 2:53 batubwiye ngo due to criteria reasons we have forced to change the tokenomics and community supply amount. Nkuko byumvikana nyine bahinduye igihe cya tokenomics cyangwa se igihe bazalauncingira iyi X Empire coin kuma exchange tugatangira kwitradinga. Ibyo byahindutse rero, ndetse n'umubare wa airdrop tuzabona wahindutse, kuko nyine abantu bazakora aka gaciri Phaze bazabona 5%, abatazakabona bazabona kuri za percentage 70% by'iyi total supply, bya total supply by'iyi X Empire airdrop. Hanyuma uri kubona ko nyine hashize iminota mike bahita baduha itangazo ritubwira nyine uburyo ibintu byahindutse ndetse n'uburyo iyi Chiri Phaze izakorwa. Nibyo tugiye kurebera hamwe rero. Hanyuma uri kubona ko hano bavuze ngo friends, yes we have indeed reversed the tokenomics, we have allocated an additional billion 34 za X Empire. Muziko coin ya X Empire yitwa X, niyo mpamvu muri Phaze ya mbere twari kuzabona cyangwa se n'ubundi tuzabona 70%, ariko ku bantu bazakora iyi Chiri Phaze bazabona inyongera ya 5%, kuko bari kutubwira ko bongeyemo billion 34 n'ibihumbi 500. We have already locked in the numbers and will distribute 70% of supply based on the result of first phase and criteria described in the previous post. Icyo bishatse kuvuga nuko ziriya coin twamayininze muri Phaze ya mbere nibyo bashatse kuvuga ko 70% bya total supply twamayininze basa nkaho baziduhishe, kuko nibaziduhaye nyine cyangwa se ngo bazitwereke bazirokinze mu mibare. Ndetse nyine ibyizi 70% total supply muziko bari babitubwiye muri post ya mbere, ibyo nabibagejejeho muri video kare. Hanyuma right now we are in the final stage of original out and technical details for the TGE to ensure a smooth experience for all of you. Hanyuma hano icyo bari kuvuga nyine nuko twatangiye final stage aka ga season kandi bazanye niko bise final. Impamvu bakazanye ni ukugira ngo mu byukuri tuzabone amafaranga agaragara. Niba ibyo batubwira ari byo byaba ari ibintu byiza, kuko wenda bashobora kuba bararebye bakabona hari umubare w'abantu batazabona amafaranga wenda menshi, bakavuga ati aho kugira ngo tubahe make reka tubahe akandi ga season bagakore kugira ngo bongere umubare w'amafaranga bazabona. Nibyo bavuze hano rero, wenda babaye ari abantu bazabikurikiza byaba ari ibintu byiza. The listing will take a place in the second half of October. We will announce the exact date in the coming days. Hanyuma icyo bishatse kuvuga nuko nyine bazaristinga iyi X Empire hagati mu kwezi kwa 10, ariko nyine bazadutangariza umunsi nyawo cyangwa se tariki nyayo mu minsi izakurikiraho. And keep things interesting for you based on numerous requests. We decided to space up the wait for the listing with a nice bonus from our side. Hanyuma icyo bishatse kuvuga niki, igihe dutegereje iyo minsi isigaye kugira ngo
ku itariki 15 wenda cyangwa se hagati mu kwa 10 hagere. Niyo mpamvu dutegereje, ariko turi kongera uburyo bwa airdrop cyangwa se turi kubona bonus muri iyi Phaze, kuko niba wegeze gufungura X Empire uziko wabonye nyine ibintu byahindutse bisa nk'ibyatangiye n'iriya Phaze rero. Hanyuma bazashyiramo 5%, ibyo nabisobanuye. Ako 5% kangana na biliyoni 34 n'igice by'iyi token cyangwa se by'iyi X coin ya X airdrop ya X Empire airdrop, aho tuzabikorera nyine, aho tuzakorera aka 5% muri iyi Phaze. Hanyuma hari ibintu byinshi bagiye bavuga, gusa ariko nugira ikibazo nibyo ndi bugusobanurire. Uri kubona ko mu by'ukuri abantu bakoze Phaze ya mbere bakazakora na Phaze ya kabiri bazabona 75%. Hanyuma hano ikindi kintu negeze kubona nuko wenda reka turebe hano, the 70% of tokens allocated from the first phase have been fixed and your participation or non-participation in the phase will not affect them in any way. Icyo bishatse kuvuga kano niko kantu k'ingenzi nabonaga, niko nashakaga kugusobanurira, aho batubwiye ko 70% cyangwa se airdrop twakoreye muri iriya Phaze ya mbere irahari, irabitse, airdrop zacu zirabitse. Hanyuma kuba wakora iyi Phaze cyangwa se utayikora nta kintu bizahindura kuri ziriya airdrop zacu batubikiye. Yego nibyo bavuze nyine, and your participation or non-participation in the Phaze will not affect them in any way. Yego ngira ngo ni ibintu byumvikana guys. Hanyuma reka tuze hano kuri X Empire turebe muri iyi Phaze uburyo bimeze. Nabonye hari abantu bambazaga cyane kuri WhatsApp, ariko nyine mujye mutegereza video update. Hanyuma uri kubona nge nari natangiye gutapinga ndetse naguze na kadi cyangwa se nakoze. Reka nze hano kuri claim mbibereke. Ikintu cya mbere nyine ubwo ni ugutapinga nk'uko nyine muri Phaze ya mbere n'ubundi twatapingaga. Hanyuma wenda tuje hano kuri friends, uri kubona ko n'ubundi abantu natumiye baracyariho. Hano kuri quest izi quest mwagiye mubona ko nazo bagiye bazigenderaho muri airdrop. Hano ibi ngibi ni quest ugomba kubikora nyine guys, igihe ufiteho coin ukazitanga ukagenda ukora ibingibi. Gusa ndi kubona batubwiye baduhaye na task yo guconnecta wallet. Uri kubona ko ntago ntayihindura, wenda reka checking connection. No gukanda hariya kuri check connection gusa guys. Uri kubona ko ni gutya ibintu bimeze, ukaza ugatapinga, ukaza hano kuri improve, ukajya n'ubundi ukora improvement y'utu tuntu gutya guys. Muziko ari cyo kintu cy'ingenzi, nta mpamvu yo kubika ziriya coin, izi coin za hano kuri balance. Uba ugomba kuza hano kuri improve ukajya ukora improvement kugira ngo uzamure iyi profit per hour, kuko nicyo kintu cya kabiri mwabonye bagendeyeho. Izi coin hano nta kintu ziba zimaze, uba ugomba kubaka mining se cyangwa kongera profit per hour, kuko iyi profit per hour niyo igufasha ku mininga. Izi coin za hano ziba ziri useless, ariko nyine ntago ziba ziri useless, ziba useless iyo utazikoresheje, kuko mwabonye ko nko kuri Hamster Combat bagendeye kuri profit per hour, gutumira abantu, kadi, video warebye, umubare wa keys. Ntago izi ziba zifite agaciro mu gihe utazikoresheje. Ngira ngo ni ibyo ngibyo guys. Nizere ko niba warakoze Phaze ya mbere neza cyangwa starayikoze neza, aya nandi mahirwe baduhaye. Gusa ariko ntago ndi financial advice, ngewe icyo nkora mu by'ukuri ni ukukugezaho amakuru ahari, ni ukugusobanurira ibyo uba ugomba kumenya, dore ko nyine binatanga umusaruro iyo ubikoze neza. Niyo mpamvu nyine wenda ntago nashimangira ko ibyo badutangarije ari ukuri 100%, bizaba ukuri 100%. Wenda kiriya gihe baduhaye nikigera twarabonye
cyase tukabona airdrop ku itariki 15. Reka dutegereze turebe guys, nubwo batabitangaje ko ari kuri 15 nibwo tuzamenya ko iyi X Empire ariyo cyangwa se ari scam, nubwo wenda yahamaye amadolari 10 nangahe, wenda wowe ntacyo yaguhaye. Reka dutegereze turebe gusa, ariko iyi X Empire ibi bibaye ari byo, iyi airdrop yaba iri strong cyane, yaba iri strong. Hanyuma wibuke gushyira imbaraga mu zindi project zirimo Blam, zirimo Vetas, zirimo Memify, zirimo Lista, zirimo Not Pixel. Ngira ngo guys nubikurikiza uzanshimira nyuma. Reka nkwifurize ibihe byiza, tubonane mu yindi video update. Ndabakunda cyane guys, bye bye.